buriya ni ibisanzwe gusanga benshi twifuza kuba twakundwa ndetse ugasanga turifuza gukundwa abantu bakadukunda ntacyo bagendeyeho ntacyo bitayeho ndetse bakadukunda no mu gihe turi mu bihe bibi no mu gihe tutari mu bihe byiza. Mu nkuru yaciye umutsi wa none rero turaza gusangamo umwana w'umukobwa waje kuba akunda umuhungu ndetse akamukunda umuhungu afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Kabe n'ubwo umukobwa abasanzwe ari umuganga yiyemeza gutangira kwita kuri uwo muhungu kugira ngo arebe ko yazakira uburwayi bafite, arebe ko bashobora kuba bazabana. Gusa nanone mu nyuma tuza kumenya ko hari ibindi biba byarabaye bikaba hagati yabo bakiri abana bakiri batoya, aribyo tuzagenda dukomeza kugenda turebera hamwe muri iyi nkuru. Wowe rero icyo usabwa nta kindi ni ukora subscribe kuri YouTube channel ni Sai Movies, cyangwa se waba warayikoze nabwo tugakomeza tugushimira cyane kugira ngo utazajya ucikwa ni inkuru yacu tugiye kujya dukurikirana umunsi ku wundi, mugiye kujya mugezwaho nanjye Sai Gawanyi. Ndetse mwibutsa ko iyi ngiyi ari inkuru dukura muri filime yitwa Agla. Iyo filime wifuza kuyireba isobanuye nareba kuri website yacu iriho. Website yacu ni wa3.saimovies.net. Rero reka twitangire inkuru yacu. Inkuru yacu tutangira muri Mumbai, abari ibitaro bimwe, ibitaro bikoramo umwana w'umukobwa witwa Niyati. Gusa nanone uwo mwana w'umukobwa akaba akunda imvura cyane, ko dutangira ari kwijyagiza adusobanura buryo ki imvura ngo buri yari ubuzima ndetse ari ikimenyetso cy'ibyishimo. Muri ako kanya uwo bakorana ahita aza kumureba akaza amubwira yuko bashobora kuza kwirukanwa bitewe n'uko Niyati aba yateguriye isabukuru y'amavuko umwe mu barwayi aba ari kwitaho cyane. Gusa nanone isabukuru y'amavuko akayimutegurira mu bitaro kandi ari niwe bitembewe cyane. Akomeza amubwira ko rero ushinzwe ibijyanye n'ubukungu muri ibyo bitaro ari buze kuza kubifata nabi, aba ari umusore bita Anandi ndetse aba ari n'umudokiteri. Mugenzi we akomeza amubwira yuko bashobora kuza kubifata nabi kuburyo bashobora no kuza kwirukanwa kubwo gutegura iyo sabukuru y'amavuko akayitegurira umurwayi kandi umurwayi ari mu bitaro. Niyati rero akomeza amubwira ko ibyishimo n'ubundi by'umuntu ari kwitaho cyangwa se by'umurwayi ari kwitaho ari byo by'ingenzi cyane kurenza ko yakwita ku buryo bamwirukanamo cyangwa se ku mafuti bashobora kuza kumushyiraho bavuga ko yakoreye muri ibyo bitaro. Ndetse ku rundi ruhande nibwo bahita batwereka baje gukorera surprise uwo murwayi aba asanzwe ari kwitaho muri ibyo bitaro. Umurwayi bumeze nabi, bisa nkaho umuryango we utamwitaho bihagije, utamubonera umwanya. Niyati rero nabo bakorana batangira kwinjira baririmba ndetse banabyina cyane bamuteguriye. Ndetse muri ako kanya Niyati ahita afata telefone agahamagara umwana w'uwo mukecuru w'uburwayi, agatangira kumubwira ko umwana we ari we wamutegura isabukuru y'amavuko, kabone n'ubwo umwana we aba atari we wayiteguye, aba yabyibagiye kubera akazi kenshi aba ahugiyemo. Gusa Niyati agaragaza ko uwo mwana w'uwo mukecuru ari we wamuteguriye isabukuru y'amavuko kugira ngo umukecuru yishime, yumve ko byuzuye no mu muryango we bakimwitayeho. Mu gihe rero bakiri guserebura iyo sabukuru y'amavuko nibwo uwitwa Anandi ari ubushinzwe ibijyanye n'ubukungu muri ibyo bitaro ahita yinjira ndetse akaba ari nawe ubukurikirana ibijyanye n'abakozi. Mu kwinjira rero Anandi ntago ashimishwa n'ibyo aba ari kubona mu bitaro bitewe n'uko ababona barimo baraserebura isabukuru y'amavuko, bateguye ahantu hose bashyize ibipirizo ndetse ibyo ngibyo bitembeye mu bitaro. Anandi ntago bimushimisha kuko aba ari umuntu uri seriye cyane kandi ukunda kugendera kuri gahunda ndetse aba ari n'umudokiteri. Mu gihe Niyati na bagenzi baba bateguye ibyo ngibyo baba ari abanansi. Abanansi buri hari ukuntu baba ari mu itandukaniro hagati yabo n'abadokiteri. Abanansi baba ari abaganga basanzwe, mu gihe umudokiteri we urumva aba yarize byisumbuyeho. Anandi rero ntago bimushimisha ibijyanye n'iyo sabukuru y'amavuko, ariko nanone mu kurenzaho akifuriza uwo murwayi isabukuru nziza y'amavuko. Gusa nanone bihita bituma Niyati
bagira amafaranga bamukata ku mushahara we kubwo guteza akavuyo aho ngaho mu bitaro, ndetse bakanamushinja kubangamira abarundi barwayi ubwo yari ari gutegura isabukuru y'amavuko uwo murwayi yari ari kwitaho. Bituma rero ntiyatara amafaranga bamukata ku mushahara we, ariko abona akavuga ko nta kibazo, ko ibyishimo by'umurwayi ari kwitaho ari byo by'ingenzi, ko ntacyo yitayeho ku kuba yakatwa amafaranga ku mushahara we. Ndetse umukata ayo mafaranga nta wundi ni Dr Anandi, ari nawe ushinzwe ibijyanye n'ubukungu muri ibyo bitaro. Ndetse rero nuko ibyo biri kuba, batwerekaniye ati asoje akazi mu bitaro, ari mu nzira ataha, imvura irimo iragwa, ari mu nzira ataha afite umutaka ari gusohoka mu bitaro, arongera agahura na Anandi aba ari mu modoka, akamusaba ko yamuha lift ngo amugeze mu rugo, ariko Niyati we arabyanga, akamubwira ko nta kibazo ari buze gutega akajyayo. Anandi akomeza guhatiriza amubwira ko mama wa Niyati ashobora kuza kumurakarira aramutse amenye ko atamuhaye lift ngo amuherekeze kandi imvura irimo iragwa bunije. Niyati we akomeza kwanga lift, akamubwira ko nta kibazo yakwigendera. Anandi akamubaza nimba yaba yarakajwe n'ibyabereye mu bitaro. Niyati akamusobanurira ko ibyabereye mu bitaro baba babikoze nk'inshingano z'akazi kabo, nanone iyo bageze hanze y'ibitaro aba ari inshuti zisanzwe nyine bitagendeye ku kazi, ko rero ibyabereye mu bitaro bitamurakaza ku buryo nyine ubushuti byakwangiza ubushuti bwabo busanzwe, kuko baba bamaze igihe ari inshuti. Ndetse akanamubwira ko atari yo mpamvu atifuza ko amuha lift, ahubwo ko yifuza kwijyana. Anandi akomeza guhatiriza amusaba ko yakwemera akamuha lift kugira ngo amutahane, gusa Niyati akabyanga. Ndetse Niyati uko yanga lift ya Anandi, akomeza kutwereka ahagaze ku muhanda aho abategereje akamoto, agahamagarwa na telefone ya mama abamubaza igihe ari buze gutahira, akamubwira ko ari mu nzira agiye kuza. Mama nanone ahita amubwira ati kubera iki utabwiye Anandi ngo agwe lift akuzane, kuko Anandi aba afite imodoka. Niyati akomeza amubwira ko atifuza kuzana na Anandi, ariko nta kibazo agomba n'ubundi gutaha ari buze kwagerera igihe. Bakomeza baganira, bagasoza mama abwira umukobwa we ko amukunda ko ndetse yamutegereje mu rugo cyane. Niyati nawe akamubwira gutyo, akamubwira ko rwose amukunda cyane. Gusa nanone mama amubwira ko hari ikintu yifuza ko baganiraho. Mu gihe baba bakiri kuganira, haza umuyaga ugatwara umutaka Niyati aba yitwikiriye, bitewe nuko aba yitwikira umutaka kandi ari kuri telefone, imvura irimo iragwa. Umuyaga utwara umutaka aba yitwikiriye ugatangira kuwugurutsa. Niyati agakupa telefone agatangira gukurikira umutaka mu mvura, bikarangira umutaka ugurutse ugafatwa mu giti kiba kiri hafi aho ngaho. Ndetse uko umutaka ufatwa mu giti kiba kiri hafi aho ngaho, nibwo bahita batwereka ku rundi ruhande hafi y'aho ngaho cyane y'icyo giti umutaka uba wafashwemo, hari umusore uhicaye mu mvura urimo uracuranga umwirongi. Ndetse ko batwereka uwo musore akaba ari nabwo Niyati nanone ajya gushaka igiti kugira ngo arebe ko yamanura umutaka we, wagurutse ugafatwa hejuru aho atabasha kugera. Afite igiti agatangira kurwana n'umutaka. Uwo musore aba amwitegereza ku ruhande yicaye mu mvura ari kwicurangira. Gusa nubwo Niyati akomeza kugerageza cyane kureba ko yamanura umutaka we, umutaka wanga kumanuka. Uko ibyo byose biba biri kuba, niko umusore uri gucuranga umwirongi mu mvura akomeza kumwitegereza, akitegereza buryo cyari gukomeza arwana n'umutaka, arwana no kumanura umutaka wanze kumanuka. Ndetse muri ako kanya nibwo hanyuraho moto ikamutera amazi, yasubira inyuma agiye kugwa. Wa musore uri gucuranga umwirongi araza agasama igiti yari ari kumanuza umutaka, ndetse nawe ubwe agahita amuramira kugira ngo atagwa, akamutabara kugira ngo atagwa. Bitewe nuko moto imuteye amazi, agasubira inyuma agiye kuyahunga, agatikira. Uwo musore rero akimuramira, bakomeza kurebana mu maso cyane, umwe akitegereza undi. Ndetse uko bakomeje kurebana, nibwo bahita batwereka mu rugo kwa Niyati.
papa wa Niyati atashye avuye ku kazi ari kuganira na mama we na mama wa Niyati, ndetse mama wa Niyati abakomeza abwira papa wa Niyati, ubwo ni umugabo we, akomeza amubaza impamvu noneho yatashye kare. Papa wa Niyati akomeza amubwira ati n'ubundi iyo ntinze gutaha buri gihe urantunganya, nanataha kare nabwo ukantunganya, ntago nzi ibyo uba ushaka ngo ni ibiki. Ndetse papa akomeza abaza nimba umukobwa we yatashye, bakamubwira yuko atarataha kariko ari mu nzira ari kuza. Ndetse mama abwira papa ko hari ibyo yifuza ko baganiraho ku bijyanye n'umukobwa wabo, bakongera bakadusubiza ku muhanda aho wa musore aba ari gutonganya Niyati, amubaza impamvu adasaba ubufasha mu gihe umutaka wamunaniye kumanura. Umukobwa akamubwira ko nta kibazo umutaka ari buze kuwita, ari buze kubasha kuyimanurira. Umusore agakomeza amubwira ko n'ubundi yahereka aramubona, yabonye buryo kiyita ku bintu no ku buryo ngashobora kuza kumanura nyirakaza kuyimanurira. Ibyo rero bakomeza kubipfa, Niyati akabirakaramo cyane, amubwira ko ashoboye kuba yakwimanurira umutaka we. Ari nako nanone bongera bakatugarura mu rugo kwa Niyati. Mama wa Niyati abwira papa we ko igihe kigeze kugira ngo umukobwa wabo ashake umugabo, ko imyaka iri kumusiga, imyaka ikomeje kugenda. Gusa nanone papa bigaragara ko abifitiye ikibazo, kubera ko atangira kumubwira ko hari isezerano batanze Niyati akiri mutoya, ko ndetse hari abana akiri gushaka atarabona. Mama wa Niyati nanone akomeza kuvuga ko ibyabo bantu ba kera nimba barabuze, amaze imyaka yose ashaka, yabyikuramo akareka umukobwa we agashaka umugabo nk'abandi kubera ko arimo arakura. Papa Niyati we ntabwo abishaka, ndetse amubwira ko yamwemerera akongera kubashaka indi nshuro imwe, kubera ko nabona ngo abari gushaka bamaze imyaka ashaka ariko yarabuze, baraburiye irengero. Rero amusaba ko yakongera kubashaka indi nshuro imwe, byibuze wenda kuri iyo nshuro yababura akaba aribwo yemerera Niyati gushaka. Gusa none hano hahitazamo ikibazo, kubera ko natwe dutangira kwibaza ngo ubundi abo bana bari gushaka ni bande, kubera ko atifuza ko umukobwa we atangira gushaka umugabo mu gihe abo ngabo bataraboneka, bafite nyiriye sano nawe. Mu gihe tukibaza ibyo ngibyo, nibwo papa atangira gusa nk'uwibuka, agatangira gusa nk'uwibuka ibintu byabaye kera cyane, ibintu bimeze nk'aho bari guserebura, nk'aho ari ikirori kiba cyabaye bari guserebura, ariko none ntitubibone neza cyane. Rero akomeza abwira mama Niyati ko nta kibazo agiye kubashaka bwa nyuma, kubera ko bamaze imyaka myinshi abashaka, ariko natababona, natabasha kubabona, n'ubundi azareka umukobwa we agashaka umugabo nk'ibisanzwe. Ndetse akomeza amubwira ati ariko nanone igihe ntaragerageza kuba nabashaka ngo ndebe ko byuzuye nababona, ntabwo nakwemera ko umukobwa wanjye akora ubukwe. Mama Niyati wasigara ababaye ko akaba yifuza ko umukobwa we yashaka umugabo, yakora ubukwe. Ndetse mama Niyati bigaragara ko we aba abizi ko Anandi wa mudokiteri ukorana na Niyati akunda Niyati. Muri ako kanya badusubiza ku muhanda, aho Niyati aba yanze ubufasha bw'umusore, agatangira gukomeza kugerageza kumanura umutaka we, ariko bikanga bikarangira ahubwo n'igiti yari ari kumanuza umutaka kiguye. Muri ako kanya nibwo umusore wasubiye kwiyicarira ku ruhande, abona ko byamucanze kandi Niyati yanze ubufasha bwe, atiriwe yongera kumubaza, ahita ahaguruka mu mvura aho aba yicaye, akaza yiruka akazamukira kuri cya giti cy'umugano Niyati aba yari ari kumanuza umutaka, akamanura umutaka uba wari wafashwe mu giti. Ndetse ibyo byose ibyo biba biri kuba, Niyati ahagaze ari kumwitegereza uburyo abikoramo, amuhereza umutaka we, ndetse akamubaza impamvu uyu mutaka ari ingenzi cyane ku buryo yarwana nawo no mu gihe waheze mu giti. Akamubwira ko ari umutaka papa we yamuhaye, ko rero ari umutaka udasanzwe kuri we. Uwo musore araseka cyane akamubwira ati ubundi ninde ugitanga impano y'umutaka muri iki gihe? Gusa Niyati aramwirengagiza, akikomereza akajya ku muhanda agiye gutegera moto imutahana mu rugo, ndetse n'imvura ibikomeje kugwa. Muri ako kanya umusore arongera akamuparika imbere, none akamuparika imbere aje kuri moto, aba afite moto. Kumuparika imbere rero atangira kumubaza nimba yamuha lifti, gusa Niyati akayanga, akamubwira ko ari buze gutegereza moto
gusa umusore akomeza amubwira ko muri aya masaha imvura iri kugwa bunije atari upfe kubona moto. Niyati akomeza kubyanga, telefone ikongera igasona, ndetse kuri telefone ni mama uba umuhamagaye. Abari kumubaza ageze, Niyati akamubwira ko agiye kuza. Muri ako kanya bakiri kuvugana telefone yita izima. Umusore akomeza abwira Niyati rero ko yakwemera akamuha lift akamutahana kubera ko imvura ibirimo iragwa bwije na telefone yamaze kuzima. Akamubwira ko natamutahana mama ashobora kuza guhangayika cyane yamubuze kandi na telefone ye yavuyeho. Muri ako kanya rero nibwo Niyati abona ko nta yandi mahitamo asigaranye usibye kuba yakwemera lift uwo musore ari kumuha. Umusore uba ufite moto baba bataziranye bahuriye ku muhanda muri ubwo buryo. Umusore akomeza guhatiriza amwereka ko rwose yifuza kuba yamuha ka lift akava aho ngaho, ariko none akamwereka ko impamvu yifuza kumuha lift atari uko ari we agiriye impuhwe, ahubwo impuhwe zigiriye mama we kugira ngo ataza guhangayika yamubuze. Nyuma y'akanya rero bari kuganirira aho ngaho mu mvura, Niyati aza kwemera lift ahawe n'uwo musore, ndetse mu nzira bagatangira kugenda basa nk'abaganira. Umusore akamubaza izina ariko bikarangira Niyati amubeshya izina. Yamubeshya undi nawe agahita amubwira ko moto ye ngo nayo ifite izina, akamubwira izina ritabaho. Ndetse uwo musore ahita amubwira ko yitwa Abimanyu, ko Niyati akwiriye kumubwira aho atuye kugira ngo ahamugeze. Niyati atangira kugenda amusobanurira amubwira aho ari bunyure. Gusa nanone aba ari umusore ushimishije kuko atangira kugenda amusetsa anamuririmbira gake gake mu mvura amutwaye kuri moto. Niyati agatangira gusa nk'ubyishimira, ariko nanone akagenda amwirengagiza amagambo umwe namwe bagenda amubaza. Nibwo rero muri ako kanya ubwo ibyo biba biri kuba bahita batwereka ku rundi ruhande hari umugabo n'umugore bari mu modoka, imvura ikiri kugwa n'ubundi muri iryo joro rimwe. Umugore agera ahantu hari akaduka kamanura ikirahure, bakamubaza nimba hari icyo bamufasha, akerekana ifoto ababaza nimba uwo musore ntawe babonye, ndetse ifoto yerekana aba ari ifoto y'umusore wajyanye na Niyati kuri moto, wahaye lift Niyati kuri moto, ariwe twumvishe witwa Abimanyu. Muri ako kanya mama bamubwira ko uwo musore ntawe babonye, gusa umugabo bari kumwe mu modoka akamuhumuriza amubwira ko atakwiriye guhangayika ko umwana wabo Abimanyu n'ubundi araza kuboneka. Ndetse bita bigaragara ko bisa nkaho Abimanyu ari umwana wabo, ariko none baburiye irengero kabone no guto tutaramenya ngo bamubuze bate byagenze bite. Muri ako kanya rero mu gihe baba bakiri kubaza ibyo ngibyo bahita batwereka Abimanyu ageze ku marembo y'iwabo wa Niyati. Niyati akamushimira agiye kugenda, gusa Abimanyu ahita amuhagarika akamubwira yuko n'ubundi bazongera bagahura nk'uko kuri uwo munsi bahuye. Niyati akomeza amubaza impamvu ibyo ngibyo byaba, akamubwira ko nimba buriya abantu bahuye baba batahuye gutyo gusa, ahubwo ibintu byose bikorwa n'igeno, ko rero igeno rizongera rikabahuza. Niyati amubwira ko atizera mu bintu by'igeno, akamusaba ko yakwigendera. Abimanyu akamubwira ati reka dutege, ndabizi nimba twahuye ntabwo twahuye gutyo gusa, byanze kuze twahujwe n'igeno, rero igeno ndabizi ko rizongera rikaduhuza. Ndetse naho ngaho filime yacu episode ya mbere ihita irangirira. Mubwira ngo reba nimba warakoze subscribe kugira ngo utazacikwa nibikurikira kuri inkuru yacu tugiye kujya dukurikira umunsi ku wundi. Ndetse nimba warayikoze ndagushimiye cyane. Nge mwari kumwe ndi Saiga wanyu. Mwibutsa ko iyi filime wifuza kuyireba isobanuye wayisanga kuri website yacu ni wa eshatu akadomo SaiMovies.net. Ciao ciao.